Gasuku yafunzwe cyangwa nibihuha nta makuru mfite. Amakuru ya Gasuku yafunzwe kanze ndebe. Ayo makuru yakuye he? Kandi niba telefone ziri gucamo. Ariko mwagiye muri kibihuha. Kwatari kunyitaba. None se Gasuku yaba yafungiwe iki? Gasuku yafunzwe. Amukumbwira amakuru ahantu yakuye. Hambo shyira muri request nkuzamure. Ko kitari kunyitaba. Ni bwakeye Yesu ngo bari muri shoot. Shyira muri request Hambo. Hambo shyira muri request. Inde muntu wundi aba ufite ntuza. Godfather nkeneye ifoto yawe ku madolari 100 gendo ya henyoko. Gendo ya henyoko ahindura inguti ya dore ya indi. Godfather. Yo. Wabajije Janine. Oya ko ntuka. Ari inshuti. Kwambuka no kamera teraze z'ibintu bidakwiye. Abantu muri kunyohereza. Janine suri muri Amerika. We Hambo wazamutse washyize muri request ukabwira amakuru. Gasuku yari gufungwa simbimenye. Mbambare teransumba. Akora muri ribu. Mumpe nimero ya kakagabo kakantuza. Mumpe nimero ya kakagabo kanani. Kamwe ku ruzingo rw'umwojo kagendana na Gasuku. Bakita Pazo. Siko bita we. Kamamagara uyu mugore. Ibingi bisa bikuye. Aya makuru yakuye. Nyabonye sinari kwandikiye hasi mbonye amacana yose yabyane ari barimo kubivuga. Ngo Gasuku yafunzwe. Ariko nabonye bose bavuga ngo ariko ziri bya Nyambo. Sinzi biba ari byo. Kamuhamagare no. Niyo mpamvu nakubazaga kubera ko ndi kubu yafite. Kamuhamagare no. Mbambwira ko ari byo mbifungura wayini champagne. Aba nabanzi ba Gasuku. Aba nabanzi ba Gasuku. Wamamagariye giye yukumva ibyo bari kuvuga ni bari byo. Nukoresha man. Ese ubwo ntumvise ko ari umufana umwanga. Ate no umufana umwanga. None uko navuze ngo afungure champagne ntabwo byo. Ko kitari kunyitaba cya Jayz. Ari buri aribere mu kazi ari muri shoot man. Shoot za sangahe? Saa 4 za nijoro uri muzima wowe. Ntawe ibyo ntabwo ari byo nge ntukeje kuri byose. Turi sangahe? Kaza Patrick. Cyangwa Patrick. Mpa nimero ya Patrick. Uravuga urwa ruzingo rw'umwojo. Umwe w'urubingo. Hanyuma nawe uzameze ko ndeba agiye ugahera. Ngwino wo gapfawe. Ndakuya. Ngwino. Ndacyumva YouTube ya Eva. Iyihe? Barabikweduye babishyize kuri YouTube. Nawe uzanzanira. Uravuga ibihe? Ibyanjye na Eva. Oya nta kintu kirimo hariya. Wakumvisha ibya Bruce Melody yesterday. Nabyumvise nari mparerega. Ntikari karyoshye. Hatari. Noneho wazanye na kariya kana numva ni ibintu bya mbere. Uravuga kahe? Kariya gahungu ka kade wakazanye nyuma buriya kaba kagize icyubahiro gake n'icyubahiro umuhaye musa. Ngahungu ino kuri pano bari kukumva. Amen. Reka nze nguhiza Pazo. Uzane nayo makoyini. Erega nta kintu ntazabagezaho, nta kintu ntazabaha. Ntacyo ntazabakorera. Nukuri ko Imana nta kintu ntazabakorera. La famille tapote. Muze reka mpamagare Gasuku. Ubwo batangiye kumutera intorezo dore nuko batangira mutera intorezo. Reka ngihamagare bwa nyuma. Gasuku arahari nguyo telefone iri gucamo mwabi were mungiye ari kuyivugiraho.
ariko singuyu Jay Squeezer ntabwo uyu nguyu ari we Jesus Christ mani singuyu ntabwo asuka ngo ari kuyivugiraho iki ngiki gifite network ko kinyandikiye se Kasuku mureke tumenye amakuru musharinge live ariko hambo wanga Gasuku mutapinge uyu nguyu ikisi cyapazo uyu sisi we ariko se abantu mwese mwabagiza promota kugeza ryari cyangwa wampaye nimero itariyo ninde ugiye ninde umanutse Divine yarari gukora recharge ahita ajya mu cyaro. rwaje ntabwo ruri kunyitaba ntegereje runyitabe kamano oya Divine ntabwo agira network kandi urabona ko ari gukora ibintu by'ibitangaza hano nibutsa abantu mwese mu nkande ho mani mukande kuri iyo goro mbere ko tumuhamagara ariko mukande kuri iyo goro mwokapfamwe mukande kuri iyo goro muvana utwo tuntu ubu nizima ningane izinga zisigayeho muzikandeho erega niriya ntare katika jina la Yesu munzanire riri pupi Gasuku ntabwo yafunzwe Gasuku afungwa nande azira ibyaha bya nyambo ariko abatindi ntabwo bivuriza abana amahoro hambo zamuka tuvuge ko nta nduru ivugira ubusa umusaza Kasuku arahari dore urabona hashize urabona yararira yiva mu kanya nise umusaza Kasuku arahari dore urabona hashize urabona yararira yiva mu kanya nise bamufunza aka kanya babivuze Kasuku arahari ntaho yagiye yarahari abana baba bafite bro amastaff aba yiteguye ari stand by guhita amakuru direct turi kumwe cyumvire nubwo kitari kunyitaba munabisikiye muhame hamwe rero muhame hamwe Gasuku hari wese mbonye yari live kiriya kuri YouTube ubanza ari ibigambo ariko narumiwe erega abafana Mamudu ndabizi Mamudu jomba intorezo sha intorezo zanyu ziba zituri iruhande Mamudu kubita intorezo nubwo namwe ndabizi abantu bose bari ku mavi Godfather baramuhitana ryari arapfuye aragiye nyuma ya jihad harakurikira nde niyo mpamvu mbihisha niba mfunga muzambura kuri live gusa ntimuzigera mumenye yondi nta nuzabaha amakuru ko nafunzwe kuko ndabatinya so ngo bimeze bite banyarwandakazi
abafana hano ikintu bita ni ukuvuga ngo baba bari kubarira iminsi ku ntoki. Abantu ubwo mutangiye kwimanura mu kanya ndabahuruturira rimwe. bari kujya mu cyayi dore nk'uriya wo hejuru agiye mu cyayi. Oya bika sowe kugenda mu cyayi nagende. Ninde muntu okay. Ninde muntu reka nzamanze ngire gutya. N'ubundi niko bigenda neza, nibwo bigenda neza twagiye mutapinge kugira ngo tutareba tapu ziri ku 140 mutarajya ku 100. Inyana imwe kutari kunyitaba mani uziko kiri gusoma ntikitabe, uziko gisoma ntikigire cyangwa bagifunze, uziko kiri gusoma ntikinyitabe. Gasuku ntabwo ari kwitaba. Gasuku ntabwo ari kwitaba, ari kuyikupa.